nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Impotore TV, nari ngarutse kugira ngo tuganire ku mateka n'amakuru y'igihugu cyacu, kugira ngo tumenye ko baravuga ngo cyambere ni amakuru cyangwa se knowledge is power. Ndaje kugira ngo tuganire rero ku nkuru imaze iminsi ivugwa, ni inkuru y'abakono bimitse umutware wabo bakamwimikira mu Kinigi. Iyo nkuru rero ikateza impaka mu bantu, bamwe bati birakwiye, abandi bati ntibikwiye. Ese bimeze bite? Narije kugira ngo tubiganireho rero. Wakanda subscribe, ukana likinga, ukana sharinga iyi video kugira ngo n'abandi bamenye amakuru, bamenye ukuri. Ngewe naje kuguha ikiganiro rero cya mbere. Uyu munsi turaganira ku bakono. Abakono ni iki? Abakono ni bande kuri wowe utabizi? Abakono rero ni umuryango mugari w'abantu bakomoka ku muntu wa kera witwaga Mukono. Abo nibo bakono. Abakono rero si ubwoko nk'uko abantu bakunze kubivuga, si ubwoko ahubwo ni umuryango mugari. Twibutsa abantu ko ubwoko ari abantu bafite inkomoko imwe, bakavuga ko bakomoka ku mukurambere umwe. Ikindi kiranga abantu, cyemeza abantu ko ari ubwoko, nuko baba bafite ikibaranga, idarapo, ibendera. Ibendera rero ry'abakono ni iki? Nta bendera bagira ubwabo. Abakono bagira ibendera iyo bari kumwe n'abandi. Iyo bari kumwe n'abega n'abaha niko bagira ibendera bahuriyeho yitwa igikeri. Imiryango ya kera yagiraga ibirangabwoko wagereranya n'ibendera riranga ubwoko. Abakono rero ibendera ryabo rero ni igikeri. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ubwoko, kuko icyo gikeri bagihuriyeho n'abega n'abaha. Ibyo rero bigatuma babarizwa mu muryango umwe cyangwa se mu bwoko bumwe n'abega. Abakono n'abega ni bamwe rero. Ikindi kera kiliziya itarakura kirazira, abakono, abega n'abaha ntibashakanaga, baravuga ngo bavinda imwe. Ikindi abantu babaga basangiye ikirangabwoko kera ntibashoboraga gushakana. Ikirangabwoko ni toteme. Abakono rero n'umuryango mugari, si ubwoko. Ubwoko buruta umuryango mugari. Mu Rwanda rwa kera rero, igihugu cy'u Rwanda cyari igihugu cyari gishingiye ku ubwoko gakondo, ubuzigaba, ubwega, ubugesera, ubwenengwe. Ya miryango yose bavuga ngo ni 18. Uretse ko ngewe naje gusanga ari 12, kuko hari imiryango migari y'igira ubwoko kandi idafite ikirangabwoko, idafite stati, idafite certificat y'ubwoko, aricyo kirangabwoko, aricyo nk'icyo gikiri twavugaga ku bega no ku bakono no kubaha. Abakono, abaha n'abega ni ubwoko bumwe kuko bafite ibendera rimwe n'inshingano zimwe mu gihugu. Abakono, abega n'abaha bafite inshingano zo kuba ababyara abami, bakabita ibibanda. Ibibanda rero ni imiryango yabyaraga abagabekazi, yavagamo abagabekazi bakabyara umwami w'umunyiginya, bagahuza. Byabaga ari guverinoma y'ubumwe. Kera mu Rwanda rwa kera, abakono n'indi miryango yagiraga inshingano zizakora mu Rwanda nka minisiteri. Abakono bari bashinzwe rero kubyara abami no kuba abiru. Mu biru bakomeye b'u Rwanda harimo abiru b'abakono. Ubwiru rero babuhawe n'umwami Kirima wa mbere Rugwe, wabahaye ubwiru kuko bamufashije kurongora umukonokazi witwaga Nyanguge. Nyanguge uyu ni nyina w'umwami Kigeli wa mbere Mukobanya, wari umwami w'igihangange, umwami wagaruye Nduga. Kubera ko rero abakono witwa nubwo ari Nkima yafashije umwami Kirima wa mbere Rugwe gushaka umukonokazi witwa Nyanguge, bakabyara umwami witwa Kigeli wa mbere Mukobanya, byatumye abakono rero bagabirwa ubwiru. Abiru rero b'abakono bagiraga amazina, bakabaha n'akarere bayobora ubwako kigenga. Umurwa w'ako karere kabo witwaga Nyamweru hafi ya Kigali. Abiru rero b'abakono bari bashinzwe kumenya imiryango y'ibibanda uko isimburana ku ngoma. Mu biru bose b'u Rwanda, abiru bari bashinzwe kumenya ngo iki gihe ibibanda bizava muri uyu muryango bari abakono. Abo babiru rero bagiraga titre za cyami, bakagira n'amazina yabo asimburana. Bamwe bitwaga ba Nkima, Butare, Cyabakanga, Cycle. Nkima, Butare, Cyabakanga, bo bari abakono rero. Bakabagira n'ingoma yabo y'icyubahiro yitwaga Nkuru Nziza. Urumva rero ibyo abakono barashinzwe mu gihugu si ibintu byoroheje. Niyo mpamvu byari umuryango ukomeye cyane. Uretse kuba abagabekazi, ikindi bari bafite ubwiru, bari mu biru b'igihugu, kuko bari bashinzwe kumenya uko imiryango izagenda isimburana, uko izabyara abami, imiryango y'ibibanda. Bakavuga mbese kuri iyi nshuro hazajyaho umugeserakazi nka nyina wa Kigeli n'umugeserakazi. Igihe gitaha hazajyaho umwegakazi wenda nka
na nyina wa Rwogera Nyiramavugo Nyiramongi yari umwegakazi. Bakamenya ngo igihe gitaha hazajyaho umuha urugero nka nyina wa Nuba Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yari umuhakazi. Urumva rero abakono nibo bari bashinzwe kumenya uko bazajya bagenda basimburana igihe ibibando ko bizajya bisimburana ku ngoma. Yego. Ikindi mu bami babyawe n'abakonokazi harimo umwami w'Igihangange nababwiye Kigeli wa mbere Mukobanya, umwami wa Nduga nyina yitwaga Nyanguge yari umukonokazi. Undi mwami w'igitangaza kandi mu gihugu yari Ruganzu wa kabiri Ndori nyina yitwaga Nyabacuzi yari umukonokazi. Undi mwami w'igitangaza w'Igihangange abakono babyaye ni Yuhi wa gatatu Mazimpaka yabyawe na Nyamarembo yari umukonokazi yari mwiza cyane. Undi mwami uzwi wa vuba noneho witwa Kigeli wa kane Rwabugiri yabyawe n'umukonokazi witwaga Murorunkwere yari umukobwa wa Mitari wa Cumu rya Giharangu cya Mutima wa Matana wa Babisha ba Semutaga wa Bigirimana bya Sagashya ka Sakera ka Sakayumbu wa Mwezantandi wa Mukono wa Ntandahira wa Mututsi. Uwo yari umukonokazi akaba ari nyina w'umwami w'Igihangange Kigeli wa kane Rwabugiri. Undi mwami wabyawe n'abakono ni umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa nyina yitwaga Nyiraburunga akaba ari umukobwa wa Nzirumbanje wa Mitari yari umukonokazi. Urumva rero abakono bari umuryango ukomeye, ari imiryango y'imfura z'imbere rwose. Kuba babyara abami bakaba ari no mu biru w'igihugu, bari umuryango rero ukomeye cyane. Abakono rero bo mu majyaruguru bo mu Bigogwe bihitiyemo umutware wabo baramwimika. Ese bakoze nabi? Aho bakoze nabi, bakoze amakosa ntibakoze nabi gushyiraho umutware batekereje neza kugira ngo bagire ubajya imbere, abasabire mu misango, abatabare bagize ibyago, abakiri imanza mu gihe mu miryango hajemo amakimbirane wenda habaye za gatanya zateye muri iki gihe bitiyemo umukuru w'umuryango. Ariko rero muri iyo sansi bo babijyanye, bo bararengereye, niyo mpamvu byabaye bibi. Bavuze ngo batoye umutware w'abakono. None se abo bakono bo mu Bigogwe ni abakono bose b'i Rwanda? Abakono bo ku Kibuye ntibari barimo, abakono bo muri Nyaruguru ntibari barimo, abakono bahani ntibari bahari. Hatoye abakono gusa bo mu Bigogwe bihigira umutware wabo, aho niho barengereye. Ikindi uwo mugabo uwo mutware wabo ntihari yahagarariye abakono bose. Bibyibuze iyo bavuga ngo batuye umukono wo kwa Bigirimana, kuko abakono bo mu Bigogwe bakomoka kuri Bigirimana bya Sagashya. Bigirimana yahawe kariya gace rero ko mu Kinigi n'ubundi aho bari bagiye gukorera ibyo birori, yahawe ari kumwe na mwishwa we witwaga Mucocori ubyara abanyiginya bo mu Bigogwe n'ubundi b'abacocori. Umwami abaha rero igice cy'ibirunga hariya mu kibaya cy'ibirunga ukagira nko kuri muri za Gishwati, no hakurya y'ibirunga no mu Bufumbira hari abakono. Abo kwa Bigirimana rero nibo batuye muri kariya gace, si abakono bose b'i Rwanda. Byibuze iyo bavuga ngo tugiye gutora umukuru w'umuryango wo kwa Bigirimana byari kumvikana, ariko bavuze ngo bagiye gutora umutware w'abakono, aho rero niho barengereye numva kuko batari bahagarariye abakono bose b'i Rwanda. Ikindi bavuze ngo ni umutware, iyo bavuga ngo umukuru w'umuryango byari guca induru. Umutware aba afite igihugu, akarere ayobora, kandi u Rwanda rusanzwe ruyoborwa. Bari kuvuga rero dutoye umukuru w'umuryango, byari kumvikana. Abakono rero muzisubireho, muzajye mureba situasiyo y'igihugu, aho igihugu kigeze, mujyane n'igihugu. Rero murakoze, muri beza, muri imfura abakono. Ikindi kivuga ku bakono bari beza cyane mu mateka y'u Rwanda, bavuga ko abakono bari beza ku mubiri, bagiraga uburanga. Ku gihe cya Yuhi Mazimpaka habayeho amarushanwa y'ubwiza. Mu bantu bari beza muri icyo gihe mu gihugu bavuga ko harimo abakono bo kwa Majinyo. N'ubu ngubu bariho umuryango w'abakono b'Abajinyo bariho mu Rwanda. Ikindi umuzungu witwa Morton yavuze ko nyina wa Rwabugiri Murorunkwere ari mwiza cyane, ko yabwiwe n'umwami muri Tanzania Rumanyika w'umunya-Omani, wari umwarabu wo muri Omani. Yaravuze ngo Murorunkwere nyina wa Rwabugiri ngo ameze nk'abakobwa b'iwabo beza bo muri Omani. Ati uko yarongora umunya-Omanikazi nibwo yarongora n'umunyarwandakazi nka Murorunkwere, ko yari mwiza cyane. Abakono rero muri beza, muri imfura cyane.
nta makosa yabayeho kandi no kubera kutabijyana na situation, amateka ntimwajyanye na situation igezweho gusa, ariko ubundi kugira umukuru w'umuryango ni byiza ukabahebye imbere, ariko atari umutware w'abakono. Nicyo ngicyo rero navuga nk'umunyamateka, nk'umushakashatsi. Mu miryango yo mu Babigirimana harimo imiryango mito. Buriya umuryango mugari habanza ubwoko ufite ikirangabwoko, hakurikiraho umuryango mugari. Munsi y'umuryango mugari hakazaho umuryango. Munsi y'umuryango hakazaho umuryango muto w'abantu bahuriye ku mukurambere wa hafi. Nko mu miryango mito rero iri mu bakono bo kwa Bigirimana harimo Abatega, Abajinyo, Abadwege, Abakurimba n'Abaseyi n'indi miryango yose ni 17 nibo bo mu Bigogwe gusa bakomoka kuri wa wundi Bigirimana wa kera. Abo rero nibo bihitiyemo umutware baramwimika, bibagirwa abakono ku Kibuye bo kwa Yambwa bakomoka ku Yambwa ya Bigirimana ku Kibuye, bibagirwa abakono muri Nyaruguru, bibagirwa abakono bahandi. Ibyo nibyo byagiye biteza induru, abo ntibabyumva neza. Abo rero nibo bakono, n'umuryango imwe mu miryango y'Abanyarwanda. Twese tugira imiryango. Ujya umva kuri radio ngo barabikira umuryango wose w'Abasinga, barabikira umuryango wose w'Abagesera. Abakono rero nabo ni umuryango, ariko ukaba ari umuryango ubarizwa mu Bega kuko bafite ikirangabwoko kimwe na Bega aricyo Gikeri. Imiryango ya kera yagiraga amadarapo cyangwa se ibirangabwoko. Abo rero nibo bakono. Uyu munsi naje kubabwira gusa ku bakono, wenda ubutanze ababwira n'abandi. Abakono rero nabo ngabo bakomoka kuri Mukono wa Mututsi. Murakoze.